Nongeye kubasuhuza abakurikirana ibyo nkora hano kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero ngiye kubahugura uburyo mureba amanota ya O level. Ubu ngubu aya primaire byo birakunda, ariko aya O level byanze kuva kare rero ngiye kubaha igisubizo. Ikintu cya mbere nakubwira, reba hasi kuri iyo nzogera ya subscribe, ukoreho ntacyo uraba, ntabwo urashya nta gisasu cyari kiraguturikana, ukoreho noneho wumve amategeko n'amabwiriza y'uko NESA yatangaje uko bimeze. Noneho ku itariki 27 saa sita z'ijoro nibwo amanota yatangajwe y'abanyeshuri barangije icyiciro rusange O level cyangwa se ordinary level. Rero kuva kare abanyeshuri benshi bakaba bagerageje kureba amanota bakoreye, bamwe bakaba babuze ukuntu barya batari babona amanota, bamwe mu byiciro bya mbere hafi mu masaa sita y'ijoro, saa cyenda kuzamura, benshi link yari iri gukora neza, iyi website, iyi system yari irimo gukora, ariko ubu ngubu benshi bari kugerageza, hari benshi nafashije byakunze, benshi bari kugerageza kwinjira nk'ibisanzwe bakoresheje password, username na password, bikanga. Noneho hari ubugeze kuri school data manager, aho ubugeze ku makuru yose wahakanda, noneho bagahita bakubwira ngo ni bad gateway. Bad gateway murabizi, mushobora kuba mutabizi. Bad gateway ni system baba bagifite, baba bakuyeho kubera ko ibitari gukora, kubera ko hari abantu benshi baba bari kuyikoresha irimo kuraninga. Yakanze mbaha igisubizo. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, mukore kuri iyo nzogera, nta kibazo, ntabwo ari igisasu, oya. Okay, rero ikintu nababwira, mukore subscribe, ndaba ndi update, amakuru yose ndajya nyabagezaho uko bigenda. Impamvu bari kuvuga ngo ni bad gateway ni IP address ya mbere igikoresho gifata kiri kuri internet cyangwa se ya website. Iyo website